twamaze gufata amafunguro ya nimugoroba Rozanje yari yagiye amaze gutegura, ubundi tujya kuryama. Nageze mu buriri kubona ibitotsi biranga, ahubwo ntangira kwitekerereza ibihe turimo muri iyo minsi, ari nako nigaragura mu buriri. Icyambere General Torres yarari kumpiga, ariko icyo ntabwo aricyo cyari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo nari nzi ku isaha n'isaha bishobora gushyira ubuzima bwa Dorcas mu bibazo, kuko byagaragaraga ko Torres yamaze kuba nk'umusazi. Icya kabiri, Dogiteri Neri Pascal ibyo yakoze byari byankiza ubuzima bwa bamwe mu bibazo, barimo na Rozanje uri mu bitaro, ndetse na Neira kuri ubu umuntu atapfa kwiyegamizaho nko ku rugamba kubera ko gutekereza kuri mama we. Ikindi, urupfu rwa Filemoni rwari ku mutwe wacu twese ku buryo ari ibintu ngendana, numva ko ari njye gitera ya byose. Icya kane, kutiyumvisha neza uburyo Perezida Venice ashobora, kuko ntabwo nari kubyemera na gatoya ko yaba yaragize uruhare mu gushaka urupfu rwa papa wanjye, kandi bari inshuti magara, barafatanije no muri byinshi bitandukanye. Hakigerekaho na misiyo dufite mu gitondo umuntu atanazi niba zizagenda neza cyangwa se zizatera ibindi bibazo byiyongera ku byo dufite. Uko nigaragura mu buriri, Petronile Lewis yarabyumvise, ahita avuga ati wabuze ibitotsi. Ndamwikiriza amubwira ko ku mutwe wanjye harimo ibintu byinshi ntari kubasha guhuza. Ansubiza ko impamvu bimeze bityo ari uko ndi gushaka kwikorera umutwaro w'isi yose ku bitugu byanjye, kandi ngomba kwibuka ko atari inshingano zanjye. Yaruhukije umutima, akomeza ambwira ati musore muto, unabishaka wakwicuturiza ugaceceka ukabaho ubuzima bwawe busanzwe nk'uko abandi bantu bose babayeho, ukirengagiza byose, ukabyuka isaha ushakiye nk'abandi, ukanywa icyayi, ukambara agakabutura n'agapira, ugashyiramo utu ekuteri, ugatembera umujyi wa Kent n'uriya mukobwa Imana yaguhayemo impano, mukarya isi, amaresitora yose mugashaka kuyajyamo, ibiryo byose mushaka mukabirya, buri kinyobwa mukunda mukakinywa, umugoroba wagera mugataha mukaryama, ejo mukajya ku mazi, mugatembera amashyamba, mugashinga amahema, mukaruhukirayo, mugategura ahazaza hanyu n'urubyaro rwanyu, mbese muri make mukibera abantu basanzwe, mwirinda kubaho nk'uriya mugabo Chairman wa Barewisi wari ufite abanzi buri hamwe, kandi narumvise uko byagenda kose ko yari umuziranenge. Petronile Lewis mpita musubiza nti wow, mbega ubuzima bwiza twaba tubayeho we. Nibyo bita kwiberaho ubuzima bwawe iby'isi ukabyibagirwa. Ikibazo cyaba gisigaye ni kimwe, ninde wakora ibyo twari dusanzwe dukora? Isi yacu mu mico inyuranye yuzuyemo, nibyo mbwiye birimo, ariko ikibazo cyabaye nuko njye n'umukunzi wanjye twisanze ari twe twenyine tuzi cyangwa se tugira ubushake bwo kumenya ibyo twamenye, tukanabasha kuba twashaka ibisubizo byabyo. Vivensi ahita avuga ati iki gitekerezo Lewi atanze ni ukuri, ubwo njye na Neri n'abasigaye twese twashaka uburyo duhita tujya mu mwanya wanyu, ubundi tugakomeza misiyo uko igomba gukomeza kugenda. Urabyumva utese? Petronile Lewis yaruhukije umutima, akomeza avuga ati icyo nashakaga kuvuga ni ninde wakora ibyo mwakoraga? Ninde abanyakentrone bakongera guhanga amaso rimwe na rimwe nubwo batabazi batazi n'ibyo mubakorera? Naho kuba wowe musore wavuga ko wasimbura Max n'umukunzi we, ndabyumva biranashoboka cyane, ariko ugomba kumenya ko byamufashe imyaka myinshi cyane kugira ngo ivanze n'ubutwari kugira ngo abe yarubatse ubudahangarwa bwe, yewe n'abantu aziranye nabo bose ndetse na misiyo uburyo yayipanze ntabwo ari ibintu yabyutse ngo ahita abyuzuza ako kanya. Ari naho ugomba kumenyera ko nyine twese turi abantu nubwo turi bamwe, ariko hari ibyo tudahuriyeho. Bityo Max nta kintu nashakaga kuvuga uretse kukubwira nti ushobora kwiruka, ushobora kwihisha, ariko ntabwo ushobora kwihisha ikikurimo. Iyo bimeze gutya amahitamo ubusigaranye namwe gusa, kudatuma uba imbata y'ibyo bikurimo ngo bitume wibagirwa uwo uri we, abo muri kumwe, abo ari bo kuri wowe, ndetse yewe n'impamvu nyamukuru yatumye uba uwo uri we. Uko iminsi igenda yicuma niko ibirushya n'ibigenda byiyongera mu nzira zawe. N'isi niko twayisanze, nta kintu na kimwe gishobora guhindukaho. Icyahindukaho n'uburyo ibyo bishobora kuguhindura, ari naho uzabona abaruhijwe n'imitwaro cyangwa se icyitwa imisaraba bagomba kwikorera ikabatesha umutwe, bagahita bata umurongo, kandi muri bo indani bifitemo imbaraga zo kwihanganira iyo mitwaro. Kuko nubwo imitwaro idashira, ariko uko wihanganira kwikorera umutwaro cyangwa se umusaraba uremereye wawe uyu munsi, niko ejo uzaba woroshye cyane ndetse ukabona agahenge, kuzageza n'umunsi nyir'ugutangira iyo misaraba cyangwa se imitwaro ngo twe nk'abantu tuyikorere ageraho akabona ko iyo ugomba kwikorera yarangiye, agatangira kuyiha abandi ngo bayikwikorerere, nkuko n'aka kanya nawe wikoreye iy'abandi ku ntugu zawe. Menya ko rero
ibyo ugomba kubifata nk'ibisanzwe. Iyumvemo intsinzi, wumve ko aka kanya ubonye ko kujya mu buriri kaba ari akanya ko kuruhuka ugasinzira, cyangwa se ugatekereza kuri buriya buzima nkubwiye ukwiye kubamo, kuko nubwo ufite ikindi uhanganye nacyo cyangwa se nabyo, ntabwo bikuyeho ko buriya buzima ugomba kubunyuramo, kuko nta na kimwe kuri iyi si gifite uburenganzira bwo kukuvutsa bene buriya buzima. Ibyo bihite bituma wumva ko urugamba urwo ari rwo rwose ufite imbere ari ikintu gisanzwe, kandi kurutsinda ari nka gahunda y'uko umuntu abyuka abizi neza ko agomba kunywa amazi buri munsi. Petero Lewis yamaze kumbwira gutyo, ibiganza bye biri ku ntugu zanjye. Muri njye wemera nk'umanuriweho marayika mutagatifu, cyangwa se kwa kundi umuntu abatizwa akumva ameze nk'uvutse bushyashya, mbese umutima we ugatuza akumva yerade. Nanjye mpita mbona agaciro ko kugira umuntu nk'uwo iruhande rwanjye. Nyuma y'igihe kinini noneho akaba yiyumvira ko meze nk'umwana we, akaba yambwira ayo magambo undi wese atambwira. Ntumbaza aho ibitotsi byavuye. Nongeye gukanguka mu gitondo numvise Petero Lewis na Vivensi barimo kubyuka baganira uburyo nasinziriye nk'uruhinja, kwa kundi tujya tubibona mu mafilime, akana gato kajya kuryama umubyeyi akakavugiriza ubuhuha. Mpita mbasaba kureka kunegura kuko ndi kubumva, ahubwo bambwira uko baramutse. Vivensi avuga ko icyo azi neza nuko muri icyo cyumba hari umuntu uramukanya umutima mwiza kurusha abandi, bitewe n'uburyo yasinziriyemo mu ijoro ryahise. Nuko twese uko dusezeranye cyane dusererezanya, njye bari bamereye nabi, duhitira mu bwogero. Nta gutinda tugaruka kwambara imyenda nk'abantu bagiye kujya muri misiyo zitari burangire vuba. Mu kuva hejuru aho turara tumanuka dusanga abandi muri salo. Iyo mvuga muri salo muri iyo nzu, ni iyo hasi hamwe njyewe, Fereyiro na papa wacu, Mariyamu na Rufusi bakeka ko batwiciye. Mu kuhagera dusanga Gema yicaye imbere ya mudasobwa, ndetse ubona yambaye nk'umuntu uri tayari. Na Neyira ari kujya ava mu gikoni azana ibya mu gitondo ku meza. Brian yicaye iruhande rwa Gema, ahita atubwira ko yaraye ari gukora ibishoboka byose aza gukora uburyo atrackinga telefone isanzwe ya General Torres, ku buryo ubu ahantu hose ajya twajya tuhabona, ku buryo nubwo yabikoreye ku mashini ariko yenstarinze aka application muri telefone ku buryo arajya yikoresha. Gema amaze kutubwira gutyo, Petero Lewis yahise anyegera aranyongorera ati reba uyu nguyu nawe akeneye ubujyanama kuko yaraye ataryamye ari gutekereza intambara. Gema na Neyira bahise babibona ko wagira ngo turabaneguye kubera uburyo Petero yabivuze ari kumutunga urutoki. Neyira ahita avuga ko ako kanya tugomba guhita tubabwira ibyo tuvuze kuri Suzimike bitihise, ntabwo turacana uwaka. Petero Lewis amusubiza ko n'ubundi uramutse utatse ubwo waba utakiriwo. Bose bijijisha babona ko hari ikintu tubahishe, ariko turabyirengagiza. Neyira ahita dutumira ku meza, tugenda tuyasanga, ndetse atubwira ko Dr. Kereki yamuvugishije amubwira ko mama we ameze neza nubwo akiri muri koma, ariko icyabaye ni ukwikanga k'umutima gusa, ntacyo araba, isaha n'isaha arakanguka. Ikindi Kereki nyirizina niwe uri kumwitaho. Neyira yatubwiye ko yabajije Dr. Kereki amakuru ya Dr. Pascal, amubwira ko ngo uretse kuba akurikiranweho kugonga umwana w'umukobwa, ngo anakurikiranweho icyaha cyo gushaka gufata ku ngufu. Nanone umwana w'umukobwa Derika w'umugore ushinzwe kureberera abakora amasuku muri Global University yanaraye arashe. Njye na Gema na Neyira kubyumva turikanga. Gusa kuri njyewe ntekereza n'uburyo n'ubundi Derika na papa we bashobora kuba baranaryamanye bataramenya ko ari umwana na se. Nibaza amaherezo yabyo biranyobera. Gema ahita avuga ko mbabwira uko ndi kubyumva ku bijyanye na misiyo tugiye gukora. Mpita mbabwira ko ikintu cyonyine kiratuma dukurikira Torres ni ukumenya aho ingabo ze na Rufusi ziherereye gusa, ubundi tuzabone gupanga uko tuzazitera. Bityo urwo rugamba rwo kujya kuneka reka twoherezeyo Lewi, Vivensi na Neri, abasigaye bose ari bo njyewe, Suzimike na Brian turerekera kuri kampani ya ba Lewis. Gahunda ari ugushaka ibimenyetso Brian yabwiwe ko agomba gusanga mu cyumba cya Chairman, akazabiha Fereyiro kugira ngo azabikoreshe. Ndetse nanone mu bigomba kutujyana harimo gushaka aho ariho hose dushobora gukura black box Rufusi ashobora kuba abitse. Ubwo twapanze misiyo neza, ari nako dufata amafunguro ya mu gitondo nyine. Tubisoje duha umwanya Neyira ngo ajye kwitegura. Bidatinze yavuyeyo twifurizanya amahirwe maso uwo munsi. Gema ahita avuga ko telefone ya Torres itangiye kumuvinga, bivuze ko ashobora kuba bafite urugendo nk'uko yabivugiye kuri telefone.
Gema duhereza ama ekuteri atubwira ko akonekitinze ku buryo twese uko tumeze igihe nta kibazo cya internet kiraba cyabayeho kiri rusange turabasha kujya tuvugana tukumvikana neza kubera ko twari kugenda mu nzira zitandukanye. Petro ni Lewis, Vivensi na Neyira bagiye mbere bava mu rugo. Njyewe na Brian na Gema dutangira kwiga umupangu mwiza wo kujya kwinjira n'uburyo byose biri bugende mu butaka bwa Lewis. Biza kurangira umupangu tuwunogeje ubundi dusohoka mu rugo tugenda nk'abantu bigiriye mu butembere busanzwe. Gema arimo kumbaza ibintu njye na papa wanjye duhoze turi kumuneguraho mu kanya ku buryo ari kumva wagira ngo yikoreye umutwaro ku mutima kubera kwiyumvira nk'aho ahejwe mu kintu runaka hagati yanjye na Petro ni Lewis. Namufashe ku rutugu ndamuhumuriza mubwira ko namusezeranije kutazamuheza ku kintu icyo ari cyo cyose ndetse n'ako kanya kuva ubwo ntazigire yiyumva muri ubwo buryo. Ahita ambwira ko ari kumva adatuje kubera uburyo twamuvuzeho twijijisha. Brian ahita avuga ko nawe yabibonye kuko ubwo twamuvugagaho tumutunga intoki ntabwo ari ibintu umuntu wese atari kubona. Mpita mbabwira kuva nijoro ubwo najyaga kuryama nkabura ibitotsi ibyabaye kugera ubwo naje gusinzira ntabiteguye nkongera gukanguka nanjye barimo kunserereza ibyabaye imbarutso yo kuba Petro ni Lewis yavugaga kuri Gema muri buriya buryo. Yamaze kubyumva ajya ku ruhande ariseka ubona wagira ngo ameze nk'umuntu ufite ipfunwe runaka. Agaruka areba ku ruhande wagira ngo ntabwo ashaka kundeba mu maso. Muhumuriza amubwira ko nta kibazo na kimwe gihari ahubwo wenda icyo yitaho ni amagambo papa wacu yavuze gusa yo kuba natwe tujya turwana ariko tukajya twiyibuka ko hari ibyo dukeneye nubwo kurwana ari byo twamaze kumenyera cyane. Gema yamfashe ku rutugu anyongorera ambwira ko ankunda. Twari tugeze hafi naho dutegera bisi igana ku butaka bwa Lewis nayo ntiyatinda kuhagera ubundi tuyinjiramo. Yewe tubonamo n'imyanya turicara mu minota nka 30 twari tugeze aho tuviramo tubona kampani ya Lewis imbere. Ubundi tugenda tuhasanga nk'abakiriya basanzwe bagiye kwinjiramo. Ariko tutarahagera Brian anyibutsa uburyo nge na Gema na Mariamu twamaze kuba inshuti magara bityo hakaba hari ikintu kimwe tutigeze dutekerezaho na gatoya. Mu kumubaza icyo ashaka kuvuga Brian avuga ko kugeza ubu ikosa twakora rijyanye no kuba twateza ikintu kimeze nk'akaduruvayo ahantu Mariamu aherereye yadukeka kuko arabizi ko ari twebwe twaba tubikoze. Bivuze ko muri kampani nta kintu na kimwe tugomba kuhakorera atabizi nko kuba twateza intambara cyangwa se tugatera iwe atabizi. Brian yamaze kuvuga gutyo dusanga nibyo cyane. Mpita ntangira kwicuza impamvu niyegereje Mariamu muri ubwo buryo ku buryo ubwe ambera imbogamizi yo kwikorera icyo nshaka cyose mu buryo nshaka. Ariko nanone nsangiye ntamwiyegereza hari ibyo mba ntaragezeho muri icyo gihe n'ikipe yanjye harimo igikomeye cyane cyo kuzamwihoreraho ku buryo azatungurwa akabona wagira ngo ni isi iri kumuhirima ku bitugu bye nta garuriro afite. Ubwo Gema yahise avuga ko dukeneye undi mupangu igitaraganya. Ubona ahangayitse cyane muhumuriza musaba gutuza kubera ko turi mu gitondo kandi turacyafite igihe. Arabyumva ariko yarabitewe no guhangayika. Nuko Brian avuga ko iyo misi yigiye haraba harimo guteza akaduruvayo. Twibuke ko tumwizeye neza cyane kuko yakoze imyitozo ya Special Force kandi ahabwa na misiyo zigenewe kurwanwa n'umuntu umwe ku giti cye. Ikosa rya mbere tugomba kwirinda ni ukuba hari umuntu watubonana akamenya ko hari isano twaba dufitanye. Icya kabiri, niba twe na Mariamu dufitanye umubano udasanzwe, njye n'umukunzi wanjye ikintu cyo gukora ako kanya ni ukuba twajijisha Mariamu tukaba turi kumwe nawe ku buryo haramutse habayeho n'imirwano yahita amenya ko hari abandi bantu badafitanye isano natwe. Bityo kuko imirwano yo igomba kubaho kubwo kuba no kwinjira mu rugo rwabo bisaba gushyiraho abarinzi hasi. Kuza kumufasha turabigira nk'urwitwazo ubundi tugende dukomezanya misiyo ariko tubizi ko Mariamu adashobora kudukeka. Brian yamaze kutubwira gutyo twumva nibyo nuko tumusezeraho njye na Gema tubanza kwinjira muri kampani. Ubundi mpita mpamagara Mariamu aramfata ambaza amakuru mubwira ko ari meza. Mpita mubwira ko njye n'umukunzi wanjye twari twagize igitekerezo kubera ko kuva yampa ikarita nabuze ikintu nayikoresha. Bityo kuko muri kampani yabo aribo bagira ibiryo biryoshye kurusha ahandi hose muri iki gihugu, twaje kugira ngo tugure ibyo kurya tuyikoreshe cyane ko ari amahirwe ageretse ku yandi kuko ibiryo twapanze kurya ari imboneka rimwe kuri twebwe nk'abantu bakuriye mu buzima bugoye cyane nyuma yo kubura ababyeyi bacu. Mariamu yamaze kubyumva tubaza aho turi, musubiza ko aribwo tumaze kwinjira muri kampani. Avuga ko tujya mu butaka bwa hoteli aho bakirira abantu muri jaride tubanze dufata ibyo dushaka kuko we nibwo agiye gutangira inama ya board members iteganijwe muri ayo masaha.
ariko ntidukore ikosa ryo gutaha tutabonanye. Nikiriza mubwira ko ahubwo impamvu muhamagaye uri kugira ngo dusangire, natwe twumve uko gusangira n'abayobozi b'ibikomerezwa bigenda iyo byateguwe. Avuga ko noneho twebwe dufata ibyo kunywa, we na Kirisitera nibarangiza inama barahita batugeraho nta kibazo. Twamaze kuvugana mpita nkora kuri ekuteri mbaza Brian niba byumvise neza cyane, ansubiza ko abyumvise bityo ubu agiye kujya mu rugo rwa Rufusi na Mariyamu, yiteguye ko abantu bo guhangana nabo ari Rufusi ndetse n'abashinzwe umutekano bo mu rugo. Bivuze ko urugamba yarupanze ari ibintu bigomba kuba byihuse cyane ku rwego rurenze urugero, ku buryo akimara kurwana n'abashinzwe umutekano wo ku marembo araba yiteguye ko abo mu rugo babimenye, bityo agahita yiruka cyane ku muvuduko uhambaye akabagwa gitumo bakamenya ibyabaye, wenda nawe hari ikintu amaze kugeraho. Brian yamaze kumbwira gutyo musaba kwirinda kugira ngo ataza kugwa mu byago, kandi aho araba akeneye ubufasha abe ari tayari kutubwira, kuko ntabwo twaje muri kampani kurya no kunywa. Ubwo twasezeranyeho twifurizanya amahirwe masa. Twinjira muri hoteli tujya kwiyicarira ahantu hatuje, abashinzwe kwakira abakiriya baza kutwakira batubaza ibyo dushaka, tubasaba ibyo kunywa na meni kugira ngo tube turebaho ibyo turaza gutumiza. Ni nako byagenze, ariko twategereje Brian ko atubwira situwasiyo, ariko turaheba. Dutangira kwibaza niba hari ikintu cyamubayeho, bituma nkora kuri ekuteri ngo mubaze numve niba ari amahoro. Brian ambwira ko nta kibazo afite, ikibazo nikiramuka kije aratubwira, ahubwo ubu aramutse atubwiye uburyo yinjiye mu rugo rwabo twatungurwa cyane, ariko ntabwo ashaka kubivugaho hato bitaza kumujijisha. Yahise akopa ekuteri ubundi akomeza gahunda ze. Njye na Gema dutangira kujya impaka ku kuntu Brian ashobora kuba yinjiye mu rugo rwa chairman wa kampani. Gema avuga ko abarinzi kubakubita byamworoheye, njyewe nkavuga ko ahubwo we yinjiye abaciye muri humye. Bituma dutangira kujya impaka, birangira twemeranije ko tugiye gusheta, uratsinda ayo madenari akaba ari we uyatsindira. Nashyizeho 100 nawe ashyiraho 100, ariko mubwira ko ku mafaranga ntamwizeye kuko abakobwa ndabazi, bityo ni njyewe uraba yabitse. Gema mbaza impamvu atizera abakobwa ku mafaranga, mpita mubwira ko hari impamvu nyinshi cyane zituma ntabizera, ariko iya mbere ni ubwibone bwabo. Rero ubwibone bw'abakobwa amafaranga niyo abagezeho bahita bayasesagura, cyane ko abenshi muri bo bumva ko kubona ayandi bishobora kuzaborohera. Ngaho ngo ntabwo ashobora gutega bisi ngo ari umukobwa mwiza, hari n'abanga gutega moto ngo itabatera ivumbi, bityo bagahitamo gutega taxi voiture. Mbaza ngo bagiye hehe, niyo yaba ari mama we umusabye kujya kumuzanira ibintu mu isoko. Ubwo bwibone akenshi bw'abakobwa bukunda kurangira bubashyize mu bibazo bikomeye cyane, kubera ukuntu ayo mafaranga uko bagenda bayasesagura batekereza ko bashobora kuzabona n'ayandi vuba, bituma bashobora no gushyira ubuzima bwabo mu kangaratete, aho bashobora gukora byose ngo babone amafaranga yo gutega moto cyangwa se taxi voiture, hato ngo abababonye barategaga ibyo binyabiziga bataza kubabona muri bisi zashira umuteto bikarangira babacishije mu ijisho. Namaze kubwira Gema gutya ambwira ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri, nubwo ndaza kumuha ubusobanuro nyuma y'ibyo agiye kuvuga, kubera uburyo mubwiye ibyo byose nkaho nawe amafaranga ashobora kumuhindura. Ariko icyo ashaka kongeraho ubwe cyanamutangaje cyane ni uburyo ushobora nko kujya muri convention center ya Kent, habaye ibirori runaka cyangwa se muri arena, ugatungurwa no gusanga wenda mu bantu 80,000 byitabiriye ibyo birori harimo 49,000 by'urubyiruko rw'abana b'abakobwa bakiri bato, biganjemo abakirangiza amashuri yisumbuye, aya kaminuza ndetse n'abadafite akazi, ariko bose bafite amatelefone ahenze kandi agezweho, aya agura za miliyoni. Ukibaza aho baba bakuye ayo mafaranga, kandi mu minsi yashize ubwo babaga bari mu ishuri aribo batakaga ubukene n'inzara, binazwi neza ko imiryango yabo ubwabo itifashije, ku buryo ayo mafaranga yo kugura ayo matelefone itabasha kuyabona. Gema akomeza ambwira ko nubwo muserereje mushyira mu gatebo nk'abandi bakunda amafaranga, ikirenze ibyo naba mubwiye ibyo byose ku madenari 200 harimo n'ijana rye, ariko impamvu itumye abivuga ni uko nari nkomoje ku kintu cyitwa gushyira ubuzima mu kangaratete, kugira ngo umukobwa abone amafaranga yo kuba yatega moto cyangwa se taxi voiture ngo atazaseba, cyangwa se akagura ya telefone nziza igezweho inahenze, nta kazi afite n'ababyeyi be batashobora kuyimugurira. Ibyo akaba bizi neza cyane, gusa ambwira ko ibyo tuba tubyirengagije, ahubwo muha ubusobanuro bwimbitse cyane bw'impamvu mubwiye ko ntamwizeye ku mafaranga, nkanamugereranya n'abo bose mpoze ndimo kuvuga. Gema yamaze kumbaza gutyo mubwira ibyo byose,
tuvuze ko bikunda kugaragara ku bakobwa beza, mbese aba bafite amasura meza, ikimero n'amataye meza, kandi muri abo bakobwa bose mubwiye nta wundi mukobwa nzi ubahagarariye uretse we, hagakurikiraho mushiki wanjye Neyira, nubwo wenda batangana mu ngano. Jema ahita ambwira ko wa mugana ahise yibaza impamvu abakobwa bamwe badafite amasura meza, bamwe badafite amataye manini ndetse n'ibimero, bo usanga akenshi ari bo bari mu mihanda bagenda n'amaguru ndetse bakanatega n'amabisi, n'abeza bari mu mihanda akaba ari uko nta mafaranga bafite. mpita musubiza ko ari kunsubirishamo kandi twamaze kubivugaho mu kanya ko ikintu cyitwa ubwibone, ego, ari cyo gishobora gutuma umuntu akora n'ibyo atagakwiriye gukora kugira ngo abashe kugera ku cyo yifuza. Namaze kumubwira gutyo ambwira ko tureka iby'impaka, bityo yumvise impamvu atakwizera umukobwa ku mafaranga. Ariko ikintu kimwe mbeshyeho nuko azi neza ko mwizera kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, akaba ari nayo mpamvu ayo mafaranga dushese ngiye kuyamuha, akaba ari wowe yabitse mu gihe tugitegereje Brian ngo tumenye nyirizina uko yinjiye mu rugo rwa Chairman. Jema yamaze kuvuga gutyo ndamureba aramwenyura, ubundi ndayamuha. Nkimara kuyamuha ambwira ko aya mafaranga adashobora kumuva mu ntoki, biraba bingana no kuba mutesheje agaciro mu kanya nkamugereranya n'abandi bakobwa batarabizerwa. mpita mubwira ko ibyo nari mbyiteze, ariko ngiye ku mafaranga yanjye nta bintu by'imikino njya nzana. Ubwo nidutaha mu rugo turabwira bose uko bimeze, dukora umukino njyarugamba kugira ngo turebe urakubita undi ari we uyegukana. Jema amaze kumubwira gutyo yahise ambaza n'amatsiko menshi umuntu ushobora gukubita undi hagati yacu turamutse turwanye. Mubwira ko namukubita, ambwira ko yankubita, tugiye kujya impaka, ahita ambwira ko ibyo tuzabivugaho igihe cyabyo nikigera, nubwo atifuza ko cyazagera tukagera ku rwego rwo kurwana. Ariko nari ngiye gutuma nawe atambwira impamvu atizera umusore ufite amafaranga. Akomeza ambwira ko umusore ufite amafaranga ahita aba nk'ikigoryi, ku buryo umusore uba ufite amafaranga akabasha kwikontorora n'ubundi ari wa wundi usanzwe uzi amafaranga nyirizina. Naho nkanjye w'umukene wamenye ubwenge, amafaranga nyabona anca mu myanya y'intoki, ntayabona ngo nyakoreshe icyo nshaka, iyo nyabonye ahita ngira umusazi. Jema musubiza mubaza uburyo nshobora kuba naravutse ndi umukene, nkamenya ubwenge ndi umukene, naramuka nkoze ku mafaranga simpite njya kuyasesagura mu bindi bintu byose nabonaga ubwo nari umukene, abandi babifata nk'ibisanzwe kugira ngo nanjye numve uko meze nyine uko biba bimeze. Hari naho uzabona umusore cyangwa se umugabo ukize avuye mu bukene, ukumva avuga ko intego ye ari ukubanza kwigurira buri kintu cyose atigeze agira ari umwana cyangwa se igihe yari akenye. Bya bindi by'ubwibone twavuzeho rero bikarangira bimubanye ububata, ari naho abenshi uzasanga ba bakobwa twavugaga bafite ubwibone, bamwe mu bo ari hamwe mu bo bakura amafaranga ari kuri bene abo basore n'abo bagabo, kuko kuyasesagura ngo bidagadurire n'abo bakobwa biba ari ibisanzwe. Ni naho uzabona umusore cyangwa se umugabo afatishije amafaranga menshi icyarimwe, agahita agura imodoka nta nzu agira cyangwa se aho kuzaparika iyo modoka, ndetse yewe atanafite amafaranga yateganije kugira ngo azajya yagura ibitoro byo kunywesha iyo modoka. Rero si umukobwa wabonye amafaranga, si umusore nawe wabayabonye batari basanzwe bayafite, byose ni kimwe. Namaze kumubwira gutyo Jema ambwira ko abantu bose burya biza kurangira hari aho duhurira, kuko n'abavukanye ayo mafaranga hari ubwo usanga nabo ubwabo ubuzima bwarabacanze kubera kuyagira, kandi aho ayavukiramo aho kwiga kuyasigasira ugasanga ahubwo arayasesagura. Niho uzasanga abana bo mu muhanda bamwe bacanzwe n'ubuzima, abo basangira ibiyobyabwenge byose bibaho ari babandi bavukiye mu mafaranga, cyangwa se nanone ugasanga abo bavukiye mu mafaranga ari bo babaha ibyo biyobyabwenge, kuko umwanya wose bafite ntawo gukora urimo, kuko icyabajyana gukora ari ugushaka amafaranga none basanzwe bayafite. Jema yamaze kumbwira gutyo mubwira ko rero ubwo twese abantu turi kimwe, ikibazo si twebwe ahubwo ikibazo ni amafaranga. Ansubiza ko amafaranga ari ikibazo, ariko nanone ikibazo natwe ntabwo ahanini tujya tumenya uko tugomba kuyabamo, kuko tuyizera cyane kurusha uko twebwe twiyizera, ugasanga aradukoresheje kurusha uko twe twayakoresha. Bitamubwira ko ari byo, kuko rero amadenari 200 ibintu byose atumye tuvuga kugera ku rwego rw'uko twanavuzemo ibijyanye n'igihe nge nawe tuzaba twarwanye. Jema yahise ambwira ko ndeka kumujijisha, ahubwo tugaruke ku cyatumye ayo mafaranga tuyasheta. Twese dutungurwa twumvise mu matwi yacu Brian avuga ko abishatse yatubeshya maze amafaranga agatwara utari nyirayo, kuko niwe wenyine uzi uburyo yinjiye mu rugo rwa Chairman. Jema ahita amubaza impamvu avuze gutyo nkaho yamaze kurusohokamo.
Brian atubwira ko ariko bimeze kuko ubu ari kudusanga aho turi. Mpita mubwira ko bidashoboka kuko ntabwo misiyo yagiyemo yaba yoroshye cyane muri ubwo buryo, keretse gusa ibyamujyanye aramutse atabibonye. Gema ahita avuga amubaza icyagenze nabi kugira ngo tuze kumufasha. Brian avuga ko icyagenze nabi nta kintu aka kanya twagikoraho na gatoya, ariko byibura ibintu byose ntabwo byagenze nabi. Yamaze kuvuga gutyo byaducanze, ahita avuga ko hari akantu gatoya ashaka kudusaba. Tumubwira ko tubyemeye. Brian avuga ko ibutaha igihe twagiye muri misiyo, ibiganiro byacu bisanzwe by'ubuzima bwacu busanzwe tujye tubabarira abantu twajyanye muri misiyo, twere kubiganiraho kuko bishobora kuzabashyira mu byago. Kuko hari aho yageze abanza kwicara mu ntebe zo mu cyumba cya Chairman ngo abanze yumve ibyo turi kuganira. Twese tumwikirize tumubwira ko tubyemeye, ariko nawe natubabarire atubwira aho ageze adusanga aho turi. Ahita dusaba guhindukiza amaso nkareba iburyo bwanjye na Gema akareba ibumoso bwe. Kubera ko twari twicaye duteganye, twese twabonye Brian aza aho turi ahetse agakapu ku rutugu. Aza dusanga twatangaye cyane, tugezeho aricara. Umuseriveri ahita azamubaza icyo afata, anatubaza niba twamaze gufata icyemezo. Tumubwira ko icyemezo turagifata uwo dutegereje wundi ageze aho ngaho, naho ubundi nazanira uwo nguwo icyo kunywa gisanzwe. Seriveri yamaze kugenda, Brian atubwira ko imyaka yose ishize inzu Chairman atuyemo yavuguruwe, ariko itavuguruwe ngo ihinduke ukundi, ahubwo ibirimo igisenge cy'iyo nzu byaravuguruwe. Bivuze ko ibimenyetso umuntu yashyizemo akabwira Brian ngo azajye kubishaka byamaze kwangirika, cyangwa se mo kimwe umuntu runaka akaba yaramaze kubitwara akaba bifite. Brian yamaze kutubwira gutya agahinda karatwica. Akomeza atubwira ko icyakora atagendeye ubusa, kuko akimara kuva muri icyo gisenge ngo ashakishe, yahise abona akantu kameze nk'akaryango, ariko umuntu wese atapfa kubasha kubona, gateye mu gikuta. Mu gushaka uko akoraho yumva wagira ngo ni urubaho rwa triplex. Ashaka uko afungura, atungurwa no gusanga harimo sefu. Ikintu cya mbere yakoze nk'uko yabyigishijwe ari ukureba imibare kuva kuri 0 kugera ku 9 ishobora kuba ikoreshwa cyane kurusha iyindi. Ahita amenya ko iyo ishobora kuba irimo ifunguriye coffre-fort. Abona imibare 5, atangira gutekereza abaze neza, aza gusanga iyo mibare ushaka kumenya kode nyayo ishobora gufungura iyo coffre-fort wagerageza byibura inshuro 600 kugira ngo ugwe kuri kode nyayo ifungura iyo coffre-fort. Ariko iyo kode ikoreshwa itari y'inshuro 3 zirenze ihita ivuza ubuduha, ku buryo ba nyiri coffre-fort bahita bamenya ko ari ikibazo gikomeye gishobora kuba kibaye, bakaza gutabara. Aribwo yahise atekereza byibura muri izo nshuro 600 amakode 3 atekereje neza nk'umuntu uri gukora tombora cyangwa se betting. Izo kode nizanga baribwo ahita atangira gushaka ubundi buryo. Ahera ku ya mbere yanga, iya kabiri ndetse n'iya gatatu zose ziranga. Mu gihe agitekereza ko hari ubuduha cyangwa se aramu bugiye kuvuga, atungurwa nta buvuzi. Aribwo umutwe we wahise utekereza ko byanga byakunda umwe mu bantu babiri baba muri icyo cyumba ari gukoresha iyo coffre-fort umugenzi we atabizi, ku buryo iby'ubuduha yabiretse kugira ngo hatazaba akaduruvayo, umwe akamenya ko mugenzi we hari ikintu ashobora kuba amuhisha. Aribwo yahise yigira inama yo gutangira gukoresha amakode ahereye ku yo hagati na hagati. Byaje gutuma akoresha amakode agera kuri 24 yose, iya 25 ihita ifungura iyo coffre-fort. Ikintu cyamutunguye cya mbere nuko nta kindi kintu yasanzemo uretse akabox bigaragara ko ari aka electronique, bigaragara ko ari ya black box n'ubundi bivugwa ko Rufusi abitse. Agiye ku ruhande asanga mudasobwa kubera amatsiko yo kumenya ikintu kiriho. Ahita yicomekaho, ariko box ihita imwereka ko iri encrypted cyangwa se bisaba kuyidekoda kugira ngo umuntu abashe kuba yayinjiramo. Ariko bigakorwa na babandi baba barize ikoranabuhanga ku buryo bumeze neza cyane, afite n'ubumenyi bwinshi cyane. Brian yamaze kutubwira gutyo turishima cyane. Gema ahita avuga ko icyo atari ikibazo kuko aka kanya ari gutekereza umuntu ushobora kudekoda iyo black box, ubundi amabanga yose ariho tukamenya icyo agana. Ahabwo hari ikintu kimwe atarimo kutubwira. Brian ahita avuga ko dushaka kumumarira umwuka, bityo umuntu uratsinda avuge ko aramuhaho amadenari 50, noneho 150 asigaye yatware, cyangwa se aruca rumire buri wese atwara amadenari 100 nk'uko twari twayasheshe. Gema ahita avuga ko nta n'icyatanu aratangaho, bityo byarutwa buri wese agasubira nayo. Brian ahita avuga ko ubwo wamugani bimwe Max yavugaga ari ukuri, gukunda amafaranga kw'abakobwa kukabinakeza. Gema ahita yumva turamukomye, yisubiraho avuga ko yemeye gutanga 50 igihe araba yatsinze.
Brian ahita avuga ko kubw'amahirwe make atari we watsinze, ahubwo amahitamo nge navuze nibwo buryo yinjiye mu rugo rwa chairman. Akomeza avuga ko kubera ko ndi mugenzi we ayo 50 ntabwo ashaka ko nyamuha, ahubwo nyagumane yose. Brian akomeza avuga ko abwira Gema ko abikoze nko kumusonga kugira ngo abantu bazumva iyi nkuru yabaye uwo munsi twicaye aho bazamenye ko gukunda amafaranga ku bakobwa ari ibintu umuntu yakwikuramo. Gema mu kugaragaza ko ababaye ahita avuga ko nge na Brian azadukorera ikintu gikomeye cyane ku buryo abakobwa turi gukina ku mubyimba azabahorera kandi bakongera bagasubirana icyubahiro cyabo turimo kubatesha. Ntaragira ikindi nsubiza Gema twatunguwe no kubona umugabo waje aho ngaho adusanga yambaye ikote ryiza cyane rijyanye n'ipantaro ndetse n'inkweto bisize neza, aherekejwe n'abasore babiri bigaragara ko ari abarinzi be. Uwo mugabo mu gihe twari tuzi ko agiye kudutambukaho kuko nta gahunda dufitanye, ahita aza yicara ku ntebe ateganye na Brian, ahita amubwira ati iminsi myinshi General Manager. Twese mu kwikanga tugiye guhaguruka ngo turwane cyangwa se twirukemwo kimwe, umugabo yahise avuga ati oya, nta mpamvu yo guhangayika, ntabwo nje kubagirira nabi, nari nje kwivuganira na General Manager Brian gusa, nta nubwo nshaka gutinda. Icyo nshaka kukubwira nuko wakwituriza ugaceceka ukicara ugatimaza, kubera ko ibintu urimo gushaka ntabwo ushobora kubibona, cyane ko uramutse unabibonye ntacyo byakumarira. Brian ahita amubwira ati ibyo ndimo gushaka wowe ntabwo ubizi, bityo wikugira nkaho unzi wese. Umugabo araseka ahita avuga ati kamere muntu twese twahawe impano yo kwijijisha, kandi kwijijisha ni ukwisanisha n'ubuzima, aho uba ushaka ko abantu bagufata nk'umuntu utagize icyo uzi kuri ibyo bintu muri kuvugaho, mbese wabyigizeho injiji. Hanyuma sera, ninde watabaye ubuzima bwawe ubwo wari hafi kwicwa n'abagabo bari baje kunogereza imirambo y'abantu bose biciwe muri kampani ahangaha ku bwa Petroni Lewis? Brian mu gutungurwa ahita avuga ati utambwira ko ari wowe. Umugabo ahita amusubiza ati cyane rwose ni njyewe. Impamvu nagukurikiye nkikubona winjira hano muri kampani yacu ni ukugira ngo nkubwire ko nahinduye ibitekerezo, ari nayo mpamvu wagiye mu rugo rwa chairman ibyo wari ugiye gushaka aho nakubwiye ko nabishyize ugasanga ntabwo bigihari. Impamvu nuko ari njyewe wabihakuye, ikirenze n'ibyo ni njye wanatanze n'igitekerezo cy'uko iriya parafo yavugururwa. Muri make nshaka kukubwira ko nahindutse. Uze se nararebye ndibaza nti ese nziruka mpunga abantu bandusha imbaraga kugeza ryari? Nuko ndibwira nti aho guhunga abanyembaraga ahubwo wareka nkiyunga kuri bo ubundi nkiberaho ntuje. Aribwo nahise nza gufata ibibashyira mu mugozi byose mbikoresha nk'ibikangisho, mbabwira ko igihe batemeye kungira uwabo ibyo bimenyetso bizabashyira hasi. Nabo kuko ari abantu bafite ubwenge bahita babona ko namaramaje baranyiyegereza, ariko bitavuze ko aka kanya nabibahaye, ahubwo mbibitse nk'intwaro izarimbura ubuzima bwabo igihe ubwanjye baba bakoze agakosa akariko kose gashobora gutuma ubwanjye buhungabana na gatoya. None dore havuyeho chairman Mariamu, ninjye munyamigabane wa kabiri muri iyi kampani, kandi ndi gukora ibishoboka byose ngo buri uko iminsi yicuma ngenda niyongeza n'indi migabane. Uribuka cyagiye ubwo nagucikishaga? Ibuka uko nari nambaye, none ubu nambaye agakote gasa neza, agapantaro kameze neza, udukweto ntasize n'abarinzi bancungira umutekano. Ibyo kuvuga homba uburyo ndya, mbese ubuzima bwanjye byerekana rero kubivugaho. Nkazinduka ndyamye amanwa yose ijoro ryose nibereye mu buriri, ari nako kampani ya Lewis yinjiza nanjye ninjiza. Mbese ibi ni bya bindi ubundi bavuga ngo wakora utakora urinjiza, kuko uba warakoze kera cyane. Rero General Manager, aka kanya inama nziza ngiye kuguha nuko wakwituriza ibintu kabireka uko biri, kuko nibwo uzagira amahoro wowe n'umuryango wawe. Twari tuvuye mu nama yo kugira ngo umukobwa wa chairman Christella Lewis muri iyi minsi aba ari ugizwe umuyobozi CEO wa company ya Lewis, kugira ngo nyina nawe abashe kubaruhukaho gatoya nubwo akiri chairman. Nuko ndavuga nti reka mbanze nkunyureho nkubwira aya makuru. Gusa nyine ni inama naguhaga, ushaka waba utuje gatoya ukareba aho umuvumba werekeza, ari nako nanakubwira ko nubitekerezaho neza ugasanga ufashe icyemezo kizima, uzaza nanjye ukanyiyungaho nkakwereka uburyo bwiza bwo kurya amafaranga abantu bakoreye kera wiyicariye. Erega ugomba kwibuka ko nawe uri mu bayakoreye. By the way, n'utu twana ndi kubona mwari mwazanye mu rugamba, byanga byakunda bigaragara ko tukiri duto, natwe wazatuzana, ntabwo twazabura akazi tuzajya dukora hirya no hino. Amahirwe masa General Manager. Uwo mugabo yamaze kuvuga gutyo mpita menya ko byanga byakunda ari wa mugabo watabaye ubuzima bwa Fereyiro
akamushyikiriza Karara kugira ngo azamwiteho. Binavuze ko akimara gufata amashusho ya Mariyamu na Rufusi barimo kutwica, yahise ayabika azi ngo Brian azajya kuyareba ayahe Fereyiro, ubundi Fereyiro ari uzihorera kuri mushiki we Mariyamu. None ya minsi itajya inama n'abantu yaramuhinduye, ahita atangira gukorana na Mariyamu kugera ku rwego afite imigabane myinshi muri kampani. Ndimo gutekereza ibyo, Brian yarahagurutse atangira abwira uwo mugabo ati kuki wahindutse? Ese ni ukubera iki wahisemo inzira nk'iyi kurusha uko wahitamo inzira y'ukuri? Ndakwinginze haracyari igihe ndetse n'amahirwe yo gukosora amakosa wakoze. Umugabo yarahindukiye aravuga ati ngo hari amahirwe yo gukosora amakosa yakozwe? Ayahe makosa se? Yo kuba ndi umukire se? Yo kuba ninjiza nicaye se? None ubu ntabwo ndumva amakosa naba narakoze, kandi nanone ayo makosa akaba atumye mbayeho neza. Uwo mugabo yamaze kuvuga gutyo yahise ahindukira atangira kwigendera. Mpita mpaguruka mubwira mu ijwi riranguruye mvuga nti uravuze ngo wahisemo kurekera aho kwiruka ngo ushaka umutuzo? Umugabo ahindukira ndeba aravuga ati cyane rwose, ibyo kwiruka nabishyize ku ruhande. Mpita mubwira nti aka kanya kwigaragaza muri ubu buryo, icyo ukoze ni uko uguze inkweto ndetse n'imyenda hamwe n'amarushanwa yo kwiruka. Nkaba nkugiriye inama yo gutangira kwiruka nonaha bigishoboka, kuko nukererwa kwiruka uzabikenera bitagishoboka. Iruka bigishoboka. Namaze kubwira uwo mugabo gutya arandeba aramwenyura, ubundi anyereka ibimenyetso byo mu biganza n'intoki nko kunyishongoraho, ubundi abarinzi be baramukurikira baragenda. Yamaze kugenda njye na Brian turongera turikira twese twubitse imitwe ntawe uvuga, bigaragara ko twari tubabaye cyane. Gusa kuri njye mbabajwe n'uburyo umuntu ashobora gushyira ubuzima bwe mu byago bikomeye cyane ngo akore ikintu cyiza mu gihe kitari kinini, bya bindi yahombye akora ibyiza akabigira impfabusa, ubundi akihitiramo inzira mbi. Njye mahita avuga ko tugomba kugira ikintu dukora ikirenze ibyo ngibyo mu bantu ba mbere dukeneye kugira ngo umuryango wacu ubone ubutabera, harimo no gutera ubwoba abantu bose bakeka ko nta nzira dufite ishobora gutuma tujya imbere. Njye mubaza ikintu twakora ako kanya, ambwira ko arimo gutekereza ariko dukeneye kubiganiraho twese, ndetse n'umusaza akabimenya akabitugiraho inama. Ariko ari kumva General Manager Brian yasubira mu mwanya w'akazi ke akajya kugakomeza mu mwanya wa Loretta. Nyuma yamaze kuvuga gutyo Brian avuga ko bidashoboka. Mpita mubwira ko gushoboka birashoboka cyane, kuko icya mbere azi kwirinda ku mubiri, icya kabiri uriya mugabo akeneye kubona ko yibeshye cyane, aho ashobora gutungurwa yisanze ari kumwe na Brian nka General Manager mu kwibaza cyangwa se kubaza Mariyamu na Rufusi uko yahageze, ugasanga Mariyamu atangiye guta umutwe, noneho agatangira gukura amaboko kuri uriya mugabo, bigatuma uriya mugabo tumwiyegurira akaduha ibimenyetso byose dukeneye. Namaze kuvuga gutyo Brian mwibutsa ko nta kibazo na kimwe afitanye na Rufusi ndetse na Mariyamu. Ikirenze ibyo ntabwo bazi ko hari ikintu na kimwe azi ku byerekeye iwacu. Ikintu twakora aka kanya ni uguhimba inkuru yo kubwira Mariyamu. Ikindi kandi Brian akajya kwinjira muri kampani nta sano na rimwe azi dufitanye na Brian. Twamaze kubitekerezaho neza twese, Gema ahita avuga ko dutegereje Mariyamu ako kanya, bityo Brian akeneye kuva aho ngaho. Mpita mubwira ko natwe nta kintu tumukeneye, ahubwo icya mbere gikenewe ni ugutaha tukajya mu rugo tukajya gutekereza ibindi bikurikiyeho. Uko turi batatu niko twavuye muri kampani. Kuri iyo nshuro ntitwatega bisi, ahubwo ya mafaranga twari twashese tuyategamo amamoto yatugejeje muri karitsiye irimo inzu y'ibanga ya ba Lewis. Abamotari bamaze kugenda tugenda tujya kwinjira mu rugo bisanzwe, aho twasanze umugore wa Brian n'abana babo bahuze cyane mu gushaka ibyo kurya. Umugore atubwira ko Dogiteri Kereki yageze aho ngaho ngo aduha amakuru uko Rozanje yakangutse, ndetse kuri ubu akaba ameze neza cyane. Ikirenze ibyo uretse kuba umutima wari wikanze gusa nta kindi kibazo yagize, akaba yari yanyuze aho ngo atubwire ko Rozanje ubu ari mu rugo kwa Kereki, aho abaye ari kumwe na Lydia. Umugore wa Brian yamaze kuvuga gutyo twumva ni byiza, akomeza atubwira ko Kereki yari yanze kuduhamagara kuri telefone ngo abitubwire, bityo ntituze kugira ikibazo ngo wenda aracyari kwa muganga. Twamaze kwakira amakuru turamushimira, nuko nsaba Gema na Brian ko twajya kuganirira ku ruhande. Ariko nta kindi nashakaga uretse kubaha igitekerezo cyo guhamagara Vice Chairman Siridiyo tukamubaza uko abyumva nyuma yo kumubwira ibyo tubashije kumenya. Mu gihe tumaze kwinjira mu cyumba, telefone yanjye yarasonye nsanga ni Mariyamu mpamagaye, ambwira ko ageze aho yarazi ko adusanga aratubura, kuko yaraje no kuduhuza na mukobwa we Kirisera Lewis nyuma yo guhabwa akazi ka CEO wa kampani, ngo arebe ko twajya ku murongo umwe n'uburyo bwo kumuba hafi.
mpita musubiza ko ari bya bindi byacu, hari igikorwa cyari kiri kubera muri Kenti, bityo bari baduhamagaye ngo tujyeyo atwihanganire ntiyumve ko twamwiriyeho. Mariya ahita ambwira ko mubwira ko byibura ndibuze kongera kugaruka nibishoboka uwo munsi uko byagenda kose. Ndebana na Gema na Brian bazunguza umutwe, mpita mubwira ko njye n'umukunzi wanjye turaza, ariko byaba byiza bibaye ari ahantu hiherereye nyine hatari ku karubanda nko muri jaride twari turimo ya hoteli. Yarabitwemereye ubundi ansezeraho, mpita mpamagara Vice Chairman mubwira ibijyanye na Brian byose. Amaze kubyumva avuga ko igitekerezo twagize cyaba cyiza kuko cyadufasha gukoza inzara ku bimenyetso bishyirishamo Mariyamu na Rufusi, ariko nanone ntituzibagirwa akantu kamwe ko gukomeza kwiruka cyane ku bijyanye n'ifoto cyangwa se amashusho yatumye uriya mupolisi Filemoni apfa. Akomeza avuga ati Maxim, ikintu kimwe utazi ku bantu nuko nta muntu ushobora kurimbura ibimenyetso uko byagenda kose, niyo ibyo bimenyetso byaba ari bimurimbura ubwe. Bityo ntimurenzeho ingohe ngo mwumve ko ibyo bimenyetso uriya mupolisi yazize bishobora kuba bitakiriho. Birahari, hari ahantu bibitse, byaba bibitswe na nyirabyo cyangwa se undi muntu ushobora kuba yarabibitse nko kugira ngo bizamurengere. Mpita mubaza nti ushatse kuvuga ko nka Dani Marike ashobora kuba yarabibitse kugira ngo uwamuhaye akazi igihe kimwe azabashe kumutsinda? Umusaza ahita avuga tubyumve ubyiteho, ibyo bimenyetso mukeneye kubishaka kandi vuba cyane. Siridiyo yamaze kumbwira gutyo mpita mbona ko natwe hari akantu twari turimo kubura ko kuba ibimenyetso Filemoni n'ikipe ye bari barabonye bishobora kuba bikiriho, akaba ari nabyo bimenyetso bizaha ubutabera umuryango we ndetse bikanaha ubutabera umuryango wanjye. Namaze kuvugana na Siridiyo ngaruka ku ruhande mbwira Gema na Brian niko igitekerezo cyemewe. Brian ambaza uwo twavuganaga mubwira ko azaba mumenya, ahubwo aka kanya mu gihe dutegereje abagiye muri misiyo yo gukurikira General Torres ko bataha, Suzimike atubwira umuntu yashakaga kuvuga ko ari we ushobora kuba yadekoda iriya encrypted black box tumenye ibintu byose biriho. Namaze kuvuga gutyo Gema avuga ko nta wundi muntu uretse Bonita, umukobwa wa Kapiteni Hiberi. Atubwira ko ubusanzwe nibuke ko yigaga ibijyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza nkuru y'igihugu, rero no muri Moria Lewis International nibyo yize, noneho uburyo kiriya kigo kirenze ku rwego mpuzamahanga umunyeshuri wese uhiza abazi ibyo akora. Gema yamaze kuvuga gutyo nibuka kubwo duherukana na Bonita uburyo yashatse kwereka Fereyiro nk'inshuti ye nshyashya muri iyi minsi ko nta hantu atuzi na hato, ndetse nkabona Bonita ari kwifata nkaho atatuzi na gatoya. Gusa nanone ibyo mbitekerejeho nibwo nanone nibajije uburyo ibushize ubwo navuganaga na Kapiteni Hiberi yambwiye ngo mbe ntarabwiye amabanga yacu Bonita ngo kubera ko ari injajwa, kandi n'ubundi cya gihe ubwo twamaraga kubashimuta byararangiye tubibwiye, ahubwo ngiye nsigara nibaza niba hari ikintu Hiberi atuziho twebwe tutazi. Gema yahise ahamagara Bonita kuri telefone amubwira ko amukeneye byihutirwa cyane, amurangira naho adusanga. Bonita amaze kumubwira ko agiye kuza mu kanya gatoya, Gema ahita avuga ko Bonita agiye kuza aho ngaho akamubwira byose tumukeneyeho, ariko ibisigaye byose naba bishoboye arajya iwabo ariho abikorera kugira ngo ataza kumenya amakuru ajyanye na Petero na Lewis igihe baraba batashye bavuye muri misiyo. Twamaze kubyemeranya bidatinze, ntungurwa no kubona nanone mama wanjye Mariyamu ampamagaye. Aho bitandukaniye nuko yarampamagaye afite ubwoba ku rwego rurenze urugero. Mu kumubaza ikibazo agize ansubiza ko aka kanya nshaka byihutirwa kandi byose bikaba bijyanye n'ubuzima bwe. Mu kumubaza niba akoze impanuka cyangwa se hakaba habaye iki, Mariyamu yambwiye ko birenze ibyo ngibyo ku buryo igihe ndaba ntamutabaye ubuzima bwe buraba ari bwo bwa nyuma hano ku isi. Nanjye na Gema ndetse na Brian mu kubyumva duhita twikanga kubera ko narahiye indahiro ivuga ko Mariyamu nta kintu na kimwe gishobora kumugiraho uruhare mu buzima bwe, kuko ari ngiye muntu ugomba kuzabona arimo kurimbuka. Buri kintu icyo ari cyo cyose cyatuma Mariyamu ahungabana ntaramwihoreraho, icyo kizaba gihindutse umwanzi wanjye. Byatumye mpita nsaba Gema na Brian kuguma aho ngaho bagaha Bonita akazi ko kudekoda iyo black box, kandi bamwemerere n'amafaranga mbese abikore nk'akazi, byibura kuva yarangiza kaminuza abone ko ibintu yize bishobora kumuhemba bitume akomeza kubikunda no kurwanira ko yabona diplome ye. Gema ambwira ko aramusezeranya amafaranga menshi afatika kugira ngo bigende uko mbivuze. Nahise mvaho nihuta cyane ngenda ntega moto ihita ingeza kuri kampani. Maze kwinjira mpamagaye Mariyamu ntungurwa no kumva mbwiye ngo musange mu rugo we kwa Chairman. Mu gutungurwa uburyo nshobora kumusanga iwe mu rugo nagiye ndimo kubyibazaho.
ngeze ku marembo abashinzwe umutekano banyakira neza cyane birenze ku buryo banamperekeje kugeza nzamutse nkagera mu rugo batuyemo. maze gukomanga nategereje akanya gato ntungurwa no kubona Rufus ari wuje kumfungurira ku giti cye. Mu gihe nshatse gusubira inyuma Rufus ahita avuga ati Maximilian, ndabizi neza ko njye nawe ubuzima butaduhuza ngo mbe nagukunda cyangwa se nawe unkunde, ariko aka kanya uri hano ku butumire bw'umugore wanjye nanjye mbishyigikiye kuko turagukeneye cyane. Ndagusaba ko wakora ibishoboka byose ukirengagiza umubano wanjye nawe, ahubwo ukagendera ku mubano maze iminsi warubatse n'umugore wanjye maze ukamwumva, kuko inyungu ze nawe urabizi ko ari inyungu zanjye. Rufus yamaze kumbwira gutya mpereza inzira ngo ninjire mu rugo. Mu kugera mu ruganiriro nsanga niwe na Mariyamu bahari gusa ariko igikuba cyacitse. Mariyamu anyereka aho nicara nkimara gushinga ikibuno mu ntebe atangira ambwira ati aka kanya ndi kwiyumva nkaho ntacyo ndicyo, aka kanya ubuzima bwanjye bumeze nkaho ari impfabusa, ndetse yewe buri kugenda buyoyoka uko amasegonda ari kugenda ashira. Maximilian, ntabwo ari ukukubeshya cyane ko nawe ubizi bitewe n'abantu mwagiye muhura cyangwa se nawe uwo uriwe. Urabizi ko kugira ngo umuntu agere ahantu runaka aba afite inzira yaciyemo. Muri izo nzira hari nubwo bimusaba kwaca mu nzira y'ubusamo kugira ngo agere aho hantu vuba vuba. Ntabwo ndaca ku ruhande, njye n'umugabo wanjye turi muri abo bantu. Ikintu navuga, natwe twakoze ibintu bibi cyane, amakosa akomeye cyane. Gusa icyo twakoze ni uko hari uburinzi umugabo wanjye yari yarashyizeho kugira ngo buzabashe kuturinda, ariko ibyo byose nkaba ntari mbizi. Njya kubimenya byatangiye mu kanya gashize ubwo njye na Christella Lewis twari tuvuye mu nama imwemeza nka CEO w'iyi kampani, abamambazi bose ba bodi bamaze kubyemeza. Ubwo twazaga hano mu rugo kugira ngo dukurikizeho gahunda yo gutegura ikirori cyo kubitangaza. Umugabo wanjye twahuriye hano bihurana nuko Christella hari abari bamuhamagaye ngo ajye muri gahunda bafitanye. Mu gihe ngende kwisuganya hano mu ruganiro ntungurwa no kumva umugabo wanjye aturutse mu cyumba avuga ko hari abantu binjiye mu rugo rwacu bakaba batwaye ikintu cy'agaciro gahambaye. Mu kumubaza icyo kintu batwaye cy'agaciro ntasanzwe nzi mu rugo rwacu aranyicaza, anyibutsa inzira zose twanyuranyemo nk'umugabo n'umugore, anyibutsa ko hari aho twagombaga kugira ubwirinzi ndetse aboneraho kumpishurira uburyo ubwo bwirinzi yabwubatse. Maze kubyumva ntungurwa no kumva mbwiye ko abo bantu binjiye mu rugo rwacu icyo kintu kirinze ubuzima bwacu aricyo batwaye, none ubu isaha n'isaha kikaba cyajya hanze twebwe ubwacu n'ibyacu byose bikarimbuka. Bityo Maximilian, aka kanya njyewe niyemeje gutanga ibyo mfite byose birimo n'imigabane yose mfite muri iyi kampani. Igihe wemeye ko urakora ibishoboka byose na kwa kundi winjira ahantu hose hashoboka ukatugarurira icyo kintu cy'agaciro, ubundi washaka na kampani yose ya Lewis ukayijyanira. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo mubaza ikintu cy'agaciro babatwaye, ambwira ko ari black box iriho amabanga y'abantu bose batuye muri iki gihugu bashobora kubarwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amaze kuvuga gutyo mpita menya ko iriya black box ishobora kuba iriho n'amabanga y'abantu bose bafatanije mu kurimbura umuryango wacu. Bityo nitumara kuyifungura Mariyamu, Rufus n'abo bafatanije bose tuzaba tubafite neza cyane. Mariyamu akomeza ambwira ko iyo black box iri encrypted ku buryo umuntu atapfa kwinjiramo, ariko iramutse igeze mu maboko y'umuntu ukaze cyane mu ikoranabuhanga hari amabanga ariho yagurisha ba nyirayo kugira ngo abakuremo amafaranga menshi. Ba nyirayo nabo bamenya ko ayo mabanga twayibwe bagahita baturimbura twese mu mwanya muto nk'uwo guhumbya. Akomeza avuga ati ndakwinginze ukora ibishoboka byose tugarurire iyo black box, buri kintu cyose mfite mu buzima bwanjye gihite kibi cyawe. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo ngiye kubona ntungurwa no kubona we na Rufus bashinze amavi ku makaro imbere yanjye barampfukamira. Bambwira ko ubuzima bwabo buri mu biganza byanjye. Muri ngiye ku mutima ntangira kwiyumvamo ubwibone bwo kumva ko ako kanya ndimo kubakontorora neza cyane, mbese kuva ubu ngiye kubakoresha icyo nshaka. Ntangira kwivugisha mu mutima mvuga ko niba batangiye kumfukamira bataramenya ko ari njye ufite iyo black box, bibaza icyo bazakora nibamara kumenya ko ari njye uyifite. Noneho ibyo bazakora bamaze kumenya ko ndirandirire w'isi na papa wacu akaba hari, Fereyira akaba hari, ba vice chairman bakaba bahari. Ariko hashize akanya kantu k'ubwibone mu mutima wanjye gahita kavamo, mvuga ko ndi gukora amakosa yo kwishima ntararangiza intambara, kandi iyo umuntu yishyizemo ko yatsinze ataranarwana hari ubwo bimushuka umutima akibwira ko yatsinze. Mpita mbahagurutsa mu byubahiro byinshi mbicaza mu ntebe. Rufus atungurwa n'uburyo nciye bugufi imbere ye, ubwonko bwe buhita bukubita ku kuntu namuciye akaboko akaba yambaye insimburangingo.
hashize akanya ntungurwa no kumva arimo kurira atsikimba kumubaza icyo aba yaransubiza. Ati aka kanya nibwo mbonye ko nakoze amakosa akomeye cyane, ubwo nashakaga kukurwanya ku buryo ubu aribwo ndi kwemera icyaha koko kubwo wancaga akaboko ari njye wari mu makosa. Byose nkaba mbiboneye ku buryo iyo ukorana n'abantu baha icyubahiro, aka kanya umuntu nkawe twese dutinyuka buri kwicisha bugufi imbere yacu. Mariyamu ati ntabwo nari narabikubwiye se ukanyigiraho nyirandabizi. Iyo Maximilian aba umuntu wacu kuva kera hose hari ubwo tuba turi mu byago nk'ibi ngibi. Mpita mbasubiza nti muhumure rwose, kubera ko nimuramuka musubiye mu byahise biratuma mutangira ibyo kwicuza, kandi aka kanya ntabwo ariko kanya. Ubu ikintu cyose cyo gukora ni uguhanga amaso imbere. Ndabizi mumbwiye ko hari ibintu byinshi cyane mwampa igihe naba mbagaruriye Black Box yanyu, ariko ndagira ngo mbizeze ko nta kintu na kimwe mbakeneyeho, uretse ko hari ikintu kimwe nshaka kubasaba kugira ngo koko munyereke ko nabakorera akazi kanyu, ku buryo nimuramuka mucyemeye nanjye ndabazanira Black Box yanyu bidatinze, kandi nta muntu wigeze ayifungura. Rufusi ati dusaba ikintu icyo ari cyo cyose ushaka. Mpita mbabwira nti muri aka kazi kacu dukora muri syndicate yacu tugenda duhura n'abantu batandukanye, abenshi bakaba batubwira amateka yabo kubera ko ari twebwe babashije kubona tubatega amatwi, kubera ukuntu muri iki gihe abantu benshi babaye ba nyamwigendaho ku buryo baba badashaka kumva abari mu bibazo. Nibwo naje guhura n'umugabo witwa Brian, ubwo njye n'umukunzi wanjye twamutegaga amatwi. Atubwira ko yahoze ari general manager muri iyi kampani yanyu, ariko umunsi umwe ubwo yabyukaga ari muri iyi kampani agasanga umuryango we wishwe n'abantu atanazi n'ibyabaye, aribwo yahisemo guhunga ku buryo ubu ihungabana ari cyo kintu cyonyine abana nacyo. Ndi kwibaza niba mwamufasha kumusubiza mu mwanya we akaba general manager ariko mwibanga, ku buryo abantu bo hanze ya kampani batazabimenya, nanjye nkamenya ko mfashije umuntu uri mu kababaro nkabitura mbakorera ibyo mushaka. Mariyamu ati none se Maximilian, ko uwo mwanya ushaka ko dushyiramo Brian n'ubundi uwuriho ari we wamuzanye, ubwo ndabigenza gute? Ndamusubiza nti uwo uwuriho ntabwo akiri umwizerwa kuri njyewe, ndagira ngo uze kumwirukana nta nteguza, mbese bitanakurikije amategeko agenga abakozi, ubundi uhita ushyiraho Brian. Rufusi ati ndakwinginze uwo Brian mushakira umwanya abe general manager. Mariyamu yahise avuga ko abyemeye, ndetse uwo munsi Loreta ararara aramwirukanye, musaba kuza kumuha nimero zanjye ngo ampamagare mubwire ubuhemu yadukoreye bwatumye yirukanwa. Namaze kuvuga gutyo mbona Rufusi nta n'ikibazo abigizeho ku kwirukanwa kwa mushiki we, mbona bya bindi nyine by'amagara atererwa hejuru buri wese agasamaye, ariko byose nabonaga ko n'ubundi haba Rufusi na Mariyamu nta n'umwe witeguye kuba yakosoka, kuko iyo Black Box bayishakaga kugira ngo bakomeze birinde, kandi wenda bagakwiye kuba baganira uko bakosora amakosa bakoze bakemera no kuyahanirwa. Namaze kubitekereza mpita mbabwira ko rero mu gihe nkiri hano muri iyi kampani banyereke amashusho ya CCTV kamera ndebe ko hari aho nahera nshaka amakuru. Bambwira ko umuntu wabikoze ari umunyabwenge cyane, kuko yahise asiba amashusho yose ya CCTV harimo n'uburyo yinjiye mu rugo rwabo. Mu kubyumva ndikanga nibaza uburyo Brian yasibye amafoto n'amashusho ariko ntabitubwire. Mpita mbasezeraho mbabwira ko bo banyoherereza ubutumwa bukubiyemo abantu bose bakeka ko aribo bashobora kuba bibye Black Box, ubundi ntangire mbahindemo ubudehe. Namaze kubasezeraho nkigira hanze mpita mpamagara Gema musaba ko ampuza na Brian. Akimara kumpuza nawe mubaza niba ari we wasibye amashusho yose nyuma y'uko avuye mu rugo rwa Chairman. Brian ankurira inzira ku murima ambwira ko ahubwo aribwo abitekerejeho akaza gusanga bashobora kubona ko uyingiye mu rugo rwa Chairman, ugasanga bakurikiye byose bagasanga turaziranye. Mpita mubwira ko areke guhangayika kuko igitumye muhamagara no kumubwira ko amashusho yose yasibwe. Brian mu kugwa mu kanatungurwa abaza umuntu waba wasibye ayo mashusho. Nanjye mu kubyibaza ariko nsohoka mu rugo rwa Chairman, natungwe no kumva inyuma yanjye hari umugabo uvugiye mu ijwi rinini, ariko atari ubwa mbere ndyumvise avuga ati amashusho ni njyewe wayasibye. Mu gushya ubwoba nibaza kuri uwo muntu uri kumenya inzira zose turi gucamo, n'ako kanya akaba yankurikiye. Nahindukiranye umuvuduko uhambaye cyane, nkimara guhindukira ngo murebe namukubise ijisho mpita ngwa mu kantu, nibaza uburyo ari aho ngaho ako kanya nanjye ariho ndi, bigaragara ko yankurikiranye. Ntangira gukaraga ubwonko ngo ndebe ko atabakurikirana ubuzima bwacu, ariko nsanga nta kuntu byashoboka na gatoya. Nta yindi mpamvu nari mbitekereje gutyo muri ubwo buryo, nuko nyuma yo guhindukira nkareba uwo mugabo n'abo bari kumwe muri ako kanya nasanze uwo mugabo